ntago amazi ava muri nyababyeyi ndetse nyababyeyi ni ibika amazi oya ntago nyababyeyi ari ibika amazi ahubwo amazi hari akumba bamo nzakababwira ubutaha sibyo ako kumba rero ni ku gitsina gore n'igitsina gabo murabizi ko Imana yaremye ibintu bibiri igituba n'imboro sibyo hari benshi rero baba batazi kubikoreshamo neza niyo mpamvu nanjye mubona ko nyuzamo rimwe na rimwe nkaseka kuko nta mugore warongowe urakara mba narongowe nanjye nyine nkarangiza sibyo byose babyarangiye nta mpamvu rero zo kurongorwa ngo gomeze warakaye wumve ko ufite agashiha umutima mubi ntago bibari ibyo sibyo. Hello guys, nishimiye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Ndashimira by'umwihariko mwe mwamaze gukora subscribe. Nawe utarakora subscribe iki nicyo giye kugira ngo ukore subscribe uzajye ubona ibiganiro nkuko ubyifuza. By'umwihariko nizere ko umeze neza cyane aho muherereye ajya atandukanye. Nayo mpamvu none uyu munsi hari ikintu kimwe tugiye kuba twakibandaho cyane. Ese ubundi waruzi uburyo igituba gisekamo? Nimba utabizi rero nawe gumane nanjye nyine ntuze kujya kuri sibyo ushobora kuba waba utazi ukuntu igituba giseka cyangwa se kivuga ariko ngiye buriya by'umwihariko mba nzi ko imboro n'igituba cyangwa se biri kumwe buriya biba biri guseka nabyo ntabwo biba bifite uburyo byavugamo ariko biravuga sibyo biravuga. Igituba rero gishobora kuba cyaba gifite nacyo ijwi kivugamo cyangwa se kigahangana n'imboro nta wamenya rero tega amatwi uze kwibanda nyine ku isomo ry'umunsi nyine ubashe kuba wanasobanukirwa umenye ukuntu igituba kibasha kuba cyaseka n'ukuntu imboro ivugisha igituba sibyo katugumane rero uze kugumana nanjye ubashe kuba wabimenya. So rero imboro irimo kuvugana n'igituba by'umwihariko imboro yibanda hehe ku mishino sibyo niho yibanda bihibanze rero igituba nacyo kiravuga ati aha kikamena amazi sibyo iyo kimennye amazi akaza agataruka imboro itisa nk'imanuka ikajya hepfata aha ngaha wanganjije ikajya hepfo igiye hepfo rero ikinjira mu gituba. So iyo yinjiye mu gituba niko kwa kundi nyine igomeza yinjiramo gatoya umugore nawe uhita uvuga ati wapi aha ngaha ndumva bitameze neza garuka ubanze wongera unyaze sibyo iyo ugarutse rero ukamunyaza mbega ni ibintu biba biri kuvugana sibyo. Igituba nacyo rero giseka handi iyo imboro yinjiyemo sibyo nibwo igituba nacyo gita giseka yagutse igitwe nyine wandi wumva mbega haba harimo amajwi ateye ubwuzu sibyo haba harimo amajwi ateye ubwuzu ari nayo mpamvu nyine mvuga ati by'umwihariko aho ngaho nyine haba harimo ibintu bimeze bow. Igituba n'imboro byubahwe sibyo byubahwe rwose birimo gukora imibonano mpuzabitsina ubishaka cyangwa ukamuhereza imboro neza ubishaka nawe aguhereza igituba rwose atitangiriye itama sibyo. So rero cyane cyane nk'umugore iyo arimo kuguhereza igituba by'umwihariko sibyo hari benshi rero ubu ngubu barimo kumbaza ese ngo amazi ashobora kuba yabava muri nyababyeyi hoya ntago amazi ava muri nyababyeyi ndetse nyababyeyi ni ibika amazi oya ntago nyababyeyi ari ibika amazi ahubwo amazi hari akumba bamo nzakababwira ubutaha sibyo ako kumba rero niko nyine abasa nyine agira ngo akagengesere kugira ngo amazi nyine ase nkaho nyine yirekura amazi amanuke neza sibyo amazi akamanuka ukumva ko nyine amazi ameze neza nta mpamvu zo kuvuga ngo urarekura amazi nyine ngo izu yose yuzura amazi sibyo. Abenshi nyine hari igihe bavuga ati nk'iyo urimo gukora imibonano mpuzabitsina ngo bayikorera ngo muri salo yes ushobora kuba wayihakorera sinzi n'ahandi hantu wayikorera ariko by'umwihariko kugira ngo igituba nyine giseke neza ushaka icyumba cyihariye cy'umugore n'umugabo ari nayo mpamvu buriya bitemewe kuba wakinjira mu cyumba cy'umugabo umushyitsi araje ahise ahitira mu cyumba cy'umugabo ntago ari byo rwose jya ushaka ukuntu wabigenza ariko umuntu cyangwa se n'umushyitsi uje kukureba ntakaze ngo ahitire kuri cya gitanda umugabo wawe aryamaho sibyo by'umwihariko rwose kizaba ari igitanda cy'umugabo wawe nawe cyonyine cyo kugira ngo usetse imboro n'igituba gusa sibyo nabyo biganire. Ese impamvu biba byaragumye mu hano mo imbere cyangwa se Imana ikabitereka kabishyira ahantu hahora hagenda hapfutse ku buryo utabona n'umuntu mu nzira kuriye yigendera ngo ubone umuntu ngo afite imboro gusa arimo aragenda cyangwa se afite igituba arimo aragenda niyihe mpamvu ni ukugira ngo nyine bijye bihura bicecetse sibyo bicecetse ariko nabyo bihuye biravuga bikagira n'igihe bikanaseka sibyo. Niyo mpamvu rero muri rusange
uba ugomba kuvuga uti cyagiye nyine bihuye jya ubihereza rugari jya ubihereza rugari bihure gituba n'imboro biganire sibyo biganire nta mpamvu zo kuvuga ngo biraryama nabyo bucece bitavuga igihe biba bigendera byambayemo imbere se bitavuga biba byarushye mu gihe bihuye jya ubibabarira bivuge nta mpamvu rero niyo mpamvu buriya uramutse ukanze umugabo cyangwa se umugore uri gukora imibonano mpuzabitsina hariya yahita apfa sibyo yahita apfa cyangwa se akanahaburira ubuzima kuko nta hantu nyine umuntu agera yumva hakeneye yumva hashaka donc ni ukugira ngo uruhure no mu mutwe hariya n'ikimana yaharemeye uriya Adamu na Eva ubu ngubu mubabonye ntimwabashimira haya nimubwiza ukuri muri comment namwe mumbwira uti Adamu na Eva baramutse bazutse nk'ubu ngubu mukajya kumva ati Adamu na Eva bageze kuri stade niye ntago mwabashimira koko cyangwa wenda ngo mubagororere kuko baberetse agatunda karyoshye cyane buri akabitsa amabanga menshi niyo mpamvu nanjye ubu ngubu ndahanga kugira ngo nsobanurire buri muntu wese sibyo kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe abashe kumenya ryatunda abantu kuko cyangwa se cya gisokuru cyacu cyakozeho buriya karakantu buriya iba batagakoraho ubu biba bivuga biranaseka yewe sibyo biranaseka niyo mpamvu rero iyo twibanze ku nyigisho tubwira umugore n'umugabo mujye mwihangana nimba mufite urubyaro mujye mwihangana mujye mu cyumba mujye mwumva inyigisho muri babiri gusa kuko nta nubwo wanarongorana n'umugore n'umugabo cyangwa se umwana bareba hari ababyeyi bakora ayo makosa ariko mbafasha nafata ikinyafu rwose nkakubita nk'ukubita uruhinja sibyo nta mpamvu zo gufata ngo urimo gukinana n'umusheri wawe muri saro umwana ari hari arimo kubareba nabirangiza azagenda bita ururimi hano munsi ururimi munsi y'amenyo agenda abuza nimba hari umuntu waba warabikozeho ibyo bintu nge narabikubitiwe n'ubuhamya burebure sibyo ibyo bintu rero ntago ari byo umwana agenda byigana agenda yigana nyine kwa kundi igituba kigenda giseka namwe murabyumva cyangwa se ukuntu kivuga iyo umugore barimo kumunyaza uburyo bivugamo umwana kubita ururimi hano munsi y'amenyo akagenda bivuza sibyo akagenda bivuza niyo mpamvu rwose muri rusange bitemewe sibyo ntago byemewe kuba warongora umugore umwana kureba niyo mpamvu nyine nanjye mba ndahanga kugira ngo ngende nsobanurira buri muntu wese sibyo so rero nizere ko mumeze neza aho muherereye agiye atandukanye shimira by'umwihariko mwe mwamaze gukora subscribe nawe utarakora subscribe iki nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe uzajya ubona ibiganiro nk'uko ubyifuza ikiganiro cyo nagahoraho iyo turimo turaganira zino nyigisho babwira ko iyo turimo kuvuga bino bintu nyamuneka sibyo twibanda cyane ni ku gitsina gore n'igitsina gabo murabizi ko Imana yaremye ibintu bibiri igituba n'imboro sibyo hari benshi rero baba batazi kubikoreshammo neza niyo mpamvu nanjye mubona ko nyuzamo rimwe na rimwe nkaseka kuko nta mugore warongowe urakara mba narongowe nanjye nyine nkarangiza sibyo byose biba byarangiye nta mpamvu rero zo kurongorwa ngo umeze warakaye wumve ko ufite agashiha umutima mubi ntago bibari ibyo sibyo nimba uri umugore wakorewe imibonano mpuzabitsina iryoshye rwose iryoshye pe unyuzamo unamwenyuremo kuko biba byiza cyane iyo umugabo akubonye useka avuga ati ninjye ufite sibyo ninjye ufite rwose umugore n'umugabo aho muri mwubahwe nawe nyine uteganya kuba wakubaka ndagushishikariza ko wakubaka cyane ujye wumva inyigisho z'abakuru sibyo kuko ziba ziryoshye ndabakunda cyane kandi bafite ku mutima ikiganiro cyo nagahoraho ciao ndabakunda cyane.